Impuzamashyirahamwe y'umukino wa rugubiyo iravuga ko mu minsi iri imbere mu Rwanda hazaba hari amakipe akomeye biturutse ku mbaraga ziri gushyirwa mu makipe yo mu mashuri yisumbuye. Jean Paul Maniraho arakomeza. Rugby cyangwa rugby, umukino ugira umwihariko mu mikinire no mu mategeko awugenga. Hari rugby ikinwa n'abakinnyi 7 kuri buri kipe n'indi bakina ari 15. Muri rugby umukinnyi yiruka agana imbere ariko agatanga umupira awusubiza inyuma. Mu mashuri yisumbuye abakina uyu mukino bahoze ari mbarwa, ariko umaze kugenda wiyongera mu bigo birimo GTSS. Kuri ubu ibitse ibikombe 2 byo ku rwego rw'igihugu, ikaba ari nayo iserukira u Rwanda mu mikino ihuza amashuri yisumbuye yo muri Afurika y'Iburasirazuba, FEASA. Abanyeshuri bavuga ko bafite intego n'ingamba zizabafasha kugera kure muri uyu mukino. Icyo tugomba gukora ni imyitozo myinshi na match mikari nyinshi, deni no kutanigirija, ubundi twongera tugasubira FEASA turabambere. Ikipe yanjye nyine urabona n'abakobwa bashinguye kandi turagerageza mu gukina rugby, ntago turenze cyane ariko nyine turabishoboyemo. Umuyobozi wa GTSS Nsizayigaya Lambert yavuga ko bazakomeza guteza imbere imikino mu banyeshuri, ariko rugby ikagira umwihariko kuko iri shuri ari ryo ryonyine rifite ikipe mu cyiciro cya mbere cya shampiyona ya rugby mu Rwanda. Rugby ni umukino tuzwiho ku rwego rw'isi ko n'umuyobozi wa rugby ku isi yaje gusura GTSS. Ubu dufite ibyo bikombe 2 by'igihugu. Tujya kubigeraho twamaze kugira ibikombe byose bibanza byo karere by'intara. Dufite umukino wa rugby ku bahungu n'abakobwa. Dukora shampiyona y'icyiciro cya mbere. Ni ikigo cyonyine cya GTSS kiba muri icyo cyiciro muri rugby. Abandi bantu bose ni ama-club. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Federasiyo ya Rugby mu Rwanda ufite imfura Donatien aragaruka ku mbaraga zirimo gushyirwa mu bato bakina uyu mukino hagamijwe gushyiraho ikipe y'igihugu ikomeye mu bihe biri imbere. Bisobanuye ikintu gikomeye kubona ikipe nka GTSS urwego iriho, kuko urebye imyaka bafite, umukuru muri bo ari mu myaka 22. Hari projet nyinshi zitandukanye turimo gukora muri Federasiyo ya Rugby. Dutoza rugby mu bigo by'amashuri bigera kuri 11 kugeza amagingo aya, ndetse uwo mushinga twakinnye amarushanwa mu kwezi kwa 12 tugira ngo turebe dusuzume aho bigeze cyangwa umusaruro byatanze. Rero umusaruro byatanze ni mwiza. Mu Rwanda rugby yatangiye gukinwa mu mwaka wa 2000. Ku rutonde rwa Afurika u Rwanda ruri ku mwanya wa 18 mu makipe 35 y'ibihugu. Jean Paul Maniraho, Televiziyo y'u Rwanda.